Right, amahoro y'Imana arusheho kubana nawe kandi umugisha w'Imana urusheho kukugeraho. Reka twinjire muri mariage ya Vestine turebe ukuntu iteguwe, turebe by'umwihariko sale izaberamo buno bukwe ndetse n'imyiteguro. Abenshi bari kwibaza ngo ese ko bari bavuze ko ubukwe buzabera Burkina Faso, tukaba tubona imyiteguro iri kubera mu Rwanda, bizaherera hehe? Ese baba barabiduhishe ubukwe bugiye kubera mu Rwanda? Nibyo koko, ayo ni amwe mu makuru wahishwe. Ubukwe buri gutegurirwa muri zimwe muri hoteli zikomeye hano i Kigali, zikaba arizo zizakira ubukwe bw'uyu mwana w'umukobwa Vestine na Idirisa. Ni muri uku kwezi, itariki yo ntago mwapfa kuyimenya kubera ko banze kuyitangaza, ariko muri iyi minsi murabona ubukwe bwaramaze kuba. Ngira ngo ndaje mbanze mwereke gatoya amakuru ndetse n'imva n'imvano y'ibya Dorcas byabanje kujya ku ruhande, maze duhite twinjira muri show y'ubukwe. Ngira ngo Brad Shower irangiye ejo bundi. Dore rero zimwe mu nyubako ziteganya ko zazakira abashyitsi bazaba baturutse mu gihugu cya Burkina Faso. Imyiteguro yo irarimbanyije kandi urabona ko ni sale idekoye neza. Sale zamaze guhitwamo, abakobwa bazambara mwamaze kubabona, bakaba barimo n'inkindi Aisha, akaba ari umukunzi wa MI Empire cyangwa se M Irene Murindahabi, wafashije bano bana kuva ku ntangiriro kugeza abashakiye n'abagabo. Ibi ngibi rero bikaba byagarutsweho cyane, nko kuba Irene ari we watoranyije sheri we akamubwira ngo uzaze wambarire uyu mwana w'umukobwa Ishimwe Vestina. Murabona ko aberewe, murabona ko yarasutse, ibintu by'ikirokore ntago akibirimo. Abenshi naboze mbona ejo bari gutangaza muri komenti bavuga ati burya agakiza karako kwishakira umugabo n'inote. Ati nyuma yo kubona umugabo ukabona n'amafaranga uhise wibagirwa ikirokore neza, birarangiye. Yo namwe mu makuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nyuma y'uko bamubonye kuri graduation yasutse udusuko tw'udututa turyamye, cyangwa se nimba babyita penso iryamye. Nagiye mbibona kenshi cyane. Right, rero ngaba abakobwa baziteganywa kwambara muri ubu bukwe. Nguyu rero umukobwa wanyu nawe ugiye gushakwa cyangwa se ugiye kurongorwa, ari we Vestina. Uyu yagiye kandi yamaze kuba umugore wa Idirisa. Aha hari ku munsi rero udasanzwe, wari umunsi wa graduation y'umwana bita Dorcas, niwe wari wagraduatinze. Bamwe mu banyamakuru baramubajije ati se mukuru wawe ko ashatse we urabiteganya ryari? Uyu mwana w'umukobwa yanga kugira icyo avuga ku bijyanye no gushaka. Ni umwe mu bakobwa rero biga ku kigo gihenze, ngira ngo murabona amatelefoni bafite. Dore penso nakubwiraga rero, uwo bita Vestine yasutse, igatuma abantu bamara kubona yuko agakiza katakihari, rwose n'agakiza kagihari. Ikindi ni uko bamwe mu bakora inkuru cyangwa se bamwe mu bajya muri komenti bagiye bamusebya ko ashobora kuba afite amabere manini cyane. Ibi bikaba bigaragaza ko yanda ishobora kuba irimo, ariko nta gihamya gihari cy'uko abantu bahamya ko koko agiye atwite. Ariko bimwe mu bitangazamakuru nibibura kubigarukaho cyangwa se ngo bibivuge. Ese weho urabivugaho iki ku gakiza k'uyu mwana ugiye gushaka? Nkurikije uko mwamubonye mu gihe cyatambutse, urabivugaho iki? Urabona agifite agakiza? Ese agakiza kari gahari cyangwa bwari uburyo bwo kugira ngo bakorere amafaranga banakundwe n'abantu benshi cyane? Uravuga uko ubyumva. Rero aha twahavuye duhita twerekeza muri aniversary y'uyu mwana w'umukobwa bita Dorcas, kugira ngo turusheho kunezeza Dorcas. Nyuma mwabonye ko twatanze inkunga y'amafaranga menshi cyane yahawe Dorcas, ni mu rwego rwo kugaragaza ko aba bana iterambere barigezeho, kandi bakacakira n'amafaranga menshi cyane. Hanyuma reka twinjire muri mariage turebe uko bizaba bimeze. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dorcas. Happy birthday to you. Bihuye n'akabuji. Irimbira Dorcas anniversaire. Wenyine. Tuje nta kikwirukanza. Kigiye kukubana nawe kumubona neza. Isabukuru nziza, ibuka itariki wavutseho. Isabukuru nziza.